ngo niwe mukire mu batinganye mu Rwanda umva semo yo ariko numvise ko abakiri ufite one of the billionaire in Rwanda akaravyo yesu we amafaranga ufite koko uranshereje muhungu wanjye semo yesu nga dore ba bebe na bebe reba na Patrick ibaze Patrick niwe urimo kubarusha kumpa ibintu binini cyane semo muhungu nawe nanda w'ibintu gusa n'amafaranga ko mudakana no kuri bijobi wahengetse umunwa kasuku mwishuri wawe umeze ute koko no muburi hize buri is a troll of another level Jeskiza ni nani kabiri ese Patrick wanjye yukankunda uziko se muhungu mukire dufite mu Rwanda akomeje kumpa indabo koko zirayari kwisuka niwe mukire mu batinganye mu Rwanda umva semo yo ariko numvise ko abakire impamvu bakira batajya batanga amafaranga yes kumanuka kaza umubwira ahite yongera nzamura okay ako umuntu asigaye ajya kwituma akabanza akabwira abantu ngo mwe mumbitse Jesus you're so bad kugira ngo umuntu azeyerwa asabiriza ngaho indabo ngo mwe muretse gato nukuri nanjye ndabona gusabiriza urunwa yaruhengetse ngagume Jesus nkandaho nanjye sha Jeskoza nkandaho Jesus basuku uwashe umusazi n'umutwe y'amabuye yumana bomobo dore ukuntu bagusetse bagahita bagushyiramo umuziki ako shaka sura shimika mu buzima abantu mwese mwankanzeho thank you Bushari nawe bageze muri nuzowe ibaze maze kurenga 30 jours ninge nakebuze 30 jours ni iki yari ese cyo muri bijo biterime twaza biterime nge nari ripupe na keza twaza I hope it's a good time za 30 ibya minsi 30 bari ibi ya 30 jours ni ibiki ya minsi 30 nyine Riri for what 30 days for what turi mu gihano hadi yarari kera nanjye ndumeze mu gihano it's not fun ni mu musengere ahubwo se muvuze ngo iki if possible imbabazi kandi ndabizi ko kutanga imbabazi ndabizi if possible cyane nawe turi mu gihano enough is enough biragiye kujya nama 30 jours numiwe nahise kwa Flowers mu gihano biragiye muri 30 thank you so much urakoze thank you so much Lily thank you so much God bless you ariko Shanice wanje ari bebe na bebe Shani Deni na Deni bijyo akanze kuri wa mushuti wa je nta mushuti ngira w'umugome nka icyo ngicyo ibyo byana ni ibigome Mungu nanjye nariri muri 30 jours yagukoze iki uyu mugabo yagukoze mama wanje natangiye ngeze muri 30 nabibabwira ibyo namukoze wa Janet ntabwo ugomba kuva aho ngaho rata ishusho irahaguma nyuma ya gufata tuzi ko najya mbeshya yego ntabwo ujye ubeshya thank you Lily tubwira icyo umuziza tubwira icyo umuziza ibyo byana ni ibigome nubone bihengeka kuri TikTok bisaba indabo ariko iyo kasuka agiye kugukoma abafite impamvu buri arayifite
Oza abana b'abakobwa byahobanye ngo bizakinisha mu mafilimi. N'uyu mugabo wiyubashye gutya. Ubwo saba umugabo. Ari umugabo wajya warahengetse ikinwa gutyo. Ubwo urabona navuge nyine nk'umugabo. Navuge yemye atajebetse ikinwa. Ayiwe. Ariko ubwo se abagabo babonye abagabo bameze batyo. ayiwe. Mbambabaye. None se warasubiza icyo aho ngaho yasubiza iki nyine kari ikigoryi. Ayiwe. Nyine nawe ntabwo bisobanura. Yasubiza se. Mwereka abana barimo bararira hanze. Ese byarabaye ko maze burana abantu mukomeze mu mpande mugeze ku bihumbi 10 bazi ariko burekere bana ariko burekere Godfather nagaruka arabica turakuza cyane Kongo kike nimba ari aho byakosheje bagasaba imbabazi. Patrick ari he? Erega muri no one is perfect je, you know? abo bana se nabo bagasaba imbabazi. Hari ikibazo se? Jespi ntabwo uri kumwe na Patrick. Abo bana nimba bahari nabo bakabasaba imbabazi ariko ntabwo bakumva. We nabyihorere. Je byihorerera. Muduha umwanya nje na Gasuku tuganira. Banze mugeze ku bihumbi 10 mubane kuganira. Yego. Umugabo utajebetse ikintu. Banze mugeze ku bihumbi 10 muganira. Mumvanemo hagati yanyu. Ndongera kuganira ari uko Patrick ageze hano wa Jespi zanjye. Avuga atajebetse ikinwa. Oya Patrick. Umukire kazashaka Patrick. Yego. Birire kambe nigendeye ndakomeza mbumvirize sibyo ashoboye. Nanjye mumvane hagati y'abantu bagiye kuganira. Nuvuga ngo ngende ndagenda. Olive wanjye nabonye. Olive ngiye kumvana. Pastor Kim garage. Ayiwe Pastor Kim, haleluya sashimwe. Olive nanjye nyibuka. Akimu sinzi ko ari nje twamenyanye mbere. Amenyeshaga yuko wambyarutse ubwo mukomeze murebe bizu mugeze ku bihumbi 10 murakoze. Biju na biju murebe ngukuri biju na biju murebe umukunde biju na biju. Ndakuzamura nta kibazo rwose ariko rwose wumva tubyarukana. Biju ntari birye uretse ko gusa yarasenya ariko ntari birye pe. Ariko nasenye ubwo wubatse ndakuyenye n'uzakurira. Arasenye ubwo tubatse Toma nyira. Biju umushaka hehe? Ni mundenze Gasuku. Mundenze Gasuku. Nanjye ngo naringishije inama utarasenye. Patrick asa n'urugira amagambo. Nuzamenyere naguhaye Gasoko ntuzamenyere. Nanjye nazamenyere rwose. Ese Keza ntabwo wangira moderator. Nukuri niba mukugira. Ntabwo ngewe ndasukunda umubyeyi ujye umenyera bamwirirwana ngewe wapi ntuzamenyere. Kandi n'ubwanyuma bikusabye. Gasuku mana yanje sibundi mwamuzamuye mute kwari mwebwe mwikurira ibibazo mwazamenyere n'undi munsi Keza ni munyuze wansumbishije semu mvugana n'abantu babyaye b'ababyeyi yewe baba barasenye baba batarasenye yewe ntago bari ababyeyi uri umwana w'umusore urumva naganira iki nawe ntuzamenye ese muzigiramo iki umusore wameze amahembe barakabura abasore si umwamuzamuye uri nk'umwana wanjye wowe wevuga utajebetse ikintu wakigoryo mwangije ngo basenye ngo wose wubatse ingungane ngo bubatse ngo wowe wubatse igihe
mu Ruhengeri cyataye abana batandatu kizi Kigali ngo gushaka amarongo ekegorye gose Simona Jay ubwo bugambo bwose uri guhurutura wahinduka nkandaho nk'amanigani yego ukavuga ufite uruvugiro wakanzeho nk'amanigani yego naruvuye Pastor yazamutera yazamutse Pastor yaje nagakira umubyeyi wanjye jewe Pastor yaje. Yes, if you say so, really. mu mwanya wawe Ntago nongera Pastor n'abantu baje ariko ni mama Mungu. Igisetsa hindukiza imisaya duhoberane uhobere bizu mukunde murakoze ukuyemo my sister Ariko se abantu banje muranga mwamaye izo gift kandi ko abandi baje. Yo ndashaka kuza kuguhamagara nkagira agakuru kamwe nkusangiza uri kumva uri kumva shu yego noneho ubutaha tukajya duhura twubahana ingo sasa gumaho ngaho ari agakuru keza nkufitiye ngeze yari iribi Ariko Pastor Kim nkandaho ubone kunkura muri big screen. Keza. Yes. Sheri keza hangaho. Yeah, how can you just urakoze kukawa guterura ibyuma kugira gute gukora Pastor Kim, you can't just take over like that. Oya wimbaza ariko ubundi watewe ufite ibibazo. Ibyo Pastor Kim. Je akunda inkuru mwabona ubuzima. Ndikukubwira. Si nkumanuriye umuntu kugira ngo mureke kubagereje baby lion. Ura wankoreye kabisa gukora ikigoryi nka kiri. Ayiwe. Mwihorere shaje nukuri ntari birye mwihorere nimba ari nahari azasaba imbabazi sibyo Karame bije umukunda kubi ni mama ya Mungu mama ni gani binyereke bazi cyangwa umagatimu nta soni urwo rukundo warunyetse ko turi kumwanga rwa Jema runyereke turi kumwe uretse gato nkubwire uretse gato nkwereke ngiye nykwakira ahantu oya bana kuyimwakira oya wiyinyakira we urayimuha yime ngewe ngiye kwikwakira ahantu yime irava kuri account yanditseho J-Squeeze Obey J-Squeeze umva ase ubu kunyeza ku 30 byabananiye koko uretse gato ngikwakira ahantu kira kongera k'ibintu niba hakugeze uze muri transport mwari bakaza neza Karame Keza urakoze kunsabira Diri yamaye winsabira yamaye uretse gato abanyamagabo biju nagabanyije abanyamagabo iyo byatuka bivuze Karame wambaye ukaganira kuri wabirenze umeze neza nkande kuri biju Keza ibi bya kamanigani biba bivuze iki wowe wavuye muri transport agiye kohereza kuri 10K erega mureke Diri yumve akushana okay nari nkubwiye ngo wabora ukankandira kuri biju kamanigani riri oya turashaka wowe rega Keza abanyamagabo yemwe Taxman kora akazi Taxman erega nk'uko bivuze njye na bizu duhuje ibibazo nta kibazo mutangiye kunyurira umva ke rebera umuntu bita yuza wanditse ngo umupasta w'ubwenge tu ushaka kumujugura ariko imbere y'Imana muzi ko ntwaye bushari ko wandebeye ibyo bintu noneho wabyanditse reka muhaka akarenze basi maligani igorata asantana urongera guhuragura ubugambo ikintu utampaye na Miracle thank you so much kandi yimwakira thank you urakoze kumvugira J ako nayo mwakoze kunyirukana mbwa ngo ni bisho bishasha yakora nka cyabisho bisha mu bamukinsuzuguriye pe Keza ngase
mereza akamaniganje mereza Reka nagiye mbibwira kenshi ngo bizasuzugurwa ahangaha byanyumva. Pastor Daddy wakanze kuri bije ukamugeza kuri 6 base Bijyo bijyarimo guha past imitima ariko weje Kiramadore none ko Pastor banzume gusa bwa Kiramani Asante sana. Bintu nayo moke. Wamubonye Fatima nawe reka mbabwire n'abakayemo ndeba nawe n'abantu basenye rwarahize wavuze ibi bijye biteranyitse Fatima yabanye n'umugore ibyumweru 2 ananirwa kumugaburira Niwongera kuvuga bijya urabona ko byagucanze urahinduranya abantu bavuga bahinduranya bavuga Katari yababwiye ngo mujye musenya Tagize ibyo wanje yego Mureke turebe Jay na Keza bijyaremewe Keza wiwi wakoze kuki insuzugurira koko kirimo kirigura wabibonye ntago ari kwigura waje wacha gutukana bijyo bijya ntari birye Jay wowe ibibazo mufitanye nyine mu biganire birangiye ko nta kibazo cya bijyo bijya